Yesu byose byenda neza. Yesu akifungua milango. Iyo Yesu afunguye imiryango. Yesu afunguye umuryango. Kora mu biganza byawe mutigise ngo Yesu arakinguye. Biravuze ngo abantu 46 bagisohoka muri iri teraniro barahura n'ibisubizo byabo mu izina. Sigaje umunota umwe mwica muhaguruke dusenga. No, mafashwa. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni turagushimiye kuko uri mwiza ubereye maso abagutegereje ku manywa n'ijoro ababyeyi baragutegereje abagabo baragutegereje buri wese ngo ahazwe uri umunyembaraga wavuze ngo uzagenda na buri umwe wese kandi uvuga ngo uzatugenda imbere ahataringaniye uharingarize reka buri umwe wese aharingarizwe nawe ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ayo mashyi yakomeye Imana yacu. Korali indirimbo imwe kandi muzasora kwa Kagari. Yitwa uki ari mu rafose. Ndibanyewe bana wanyibuje. Aha. Ebyo atamasiba yize. Uya muhishe uheri yakomeza urugendo. Aha amasiba bahabari maso. Arayize niyo ibintu muze. Muzasoma kwa gatanu ejo. Amara. Yesu. Ariko munarepeteremo ngo bagiye baheremo kugira ngo munarepeteremo. Nanjye nzi ubwenge reka nanjye nasoma. Amen.